igitsina gore cyose ni ikintu gitangaje cyane iyo bigeze ku kintu bita makeup. Ubundi makeup ni ibiki? Ese makeup ifasha iki? Ariko reka tubanze tuvuge kuri uyu mugore. Ni umunyamideli bamwita Amy Combs. Amy Combs ni umuntu ki? Amy Combs ni umugore utagira umusatsi n'umwe ku mutwe wiwe, haba ingoyi cyangwa iki, nta kintu kijyanye n'agasatsi. Nk'uko uri kubibona, ni umuntu wishyiraho imisatsi myinshi itandukanye, dore yuko nk'umunyamideli ku rubuga rwe akurikirwa n'abantu benshi cyane, ariko ugasanga akundwa, akurura abagabo benshi. Ariko ni umuntu utangaje cyane, ingoyi ze ni interano, buri kimwe cyose yishyiraho aba ari igiterano, nta kintu na kimwe agira kiwe. Hano yari ari kwereka abamukurikirana ku rubuga rwe uburyo iyo agiye gusohoka cyangwa agiye mu kirori yishyiraho makeup akantu ku kandi, ariko ukabona ni umuntu usa neza cyane, dore yuko ameze nk'umuntu wiyoberanye. Yashyizeho imisatsi agashyiraho indi, ubona ari umuntu utangaje cyane, afite ubwiza karemano. Ariko se ku bijyanye na makeup, ku bijyanye n'ubwiza, ku bijyanye n'abagore ni ikintu bitondera cyane, dore yuko haba ari n'umuntu utasohoka ngo ajye hanze atishyizeho makeup. Hari ababigize nk'umuco, hari ababigize akamenyero, hari ababimenyereye ku buryo udashobora kumubona atishyizeho makeup. Wamubona atishyizeho makeup ukagira ngo n'undi muntu wundi wahindutse, ariko ari wa wundi. Makeup ziratandukanye, ziri mu bwoko bwinshi bitandukanye. Hari imisatsi bambara bimwe bita amawigi cyangwa amaperike, ubwo abakobwa bari kubyumva cyane. Hari na makeup bitera ku maso, hari n'utundi bambara sinzi ngo twitwa lashes. Utwo twose turi mu bwoko bwa makeup. Ariko se kari muri iki gihe, reka tugaruke inyuma gatoya cyane. Ese kera ho bishyiragaho zino makeup, ese umukobwa mwiza yarangwaga n'iki? Ubu ngubu uba usanga yisize makeup, hari ababikunda ariko hari n'abatabikunda, bakunda kugaragara uko bavutse, bisiga bisanzwe. Ariko hari n'abandi mu gihe utashyizeho makeup rwose atabasha kujya mu ruhame rw'abantu benshi, ariko zibagaragaza neza. Hari video nayo nakoze yereka uburyo wakirinda cyangwa wakoresha makeup zujuje ubuziranenge zitakwangiza, kuko iyo ukoresheje makeup zitari nziza cyangwa zidafite ubuziranenge zirakwangiza, ugasanga wangiritse mu maso. Aho kugira ngo use neza ugasa nabi, ujye ubanza urebe neza kuko makeup witeye nimba zimeze neza, zifite ubuziranenge. Ese uzisize nta kintu zakwangizaho? Ese uzisize cyangwa ukazimara n'igihe kirekire, urishuwa neza yuko amaso yawe cyangwa mu isura yawe, iminwa cyangwa ibindi utagira ikibazo? Reka tujye tubanza turebe makeup tugiye kwitera, ese zimeze gute? Ntago zarangiye, ntago zapfuye, kuko makeup ni ikintu gikoreshwa n'abagore mu bwiza cyane kugira ngo bagaragare neza mu ruhame. Umuntu wese nkurikiye wibuke gukora subscribe kuri Arsene UK, tujye tureba byinshi bigiye bitandukanye. Ariko se uri kunyumva, ukoresha izihe makeup? Ukunda gukoresha izihe makeup? Ese ukunda umukobwa witeye makeup cyangwa wikundira karemano, wikundira utisize makeup usohoka gutyo gusa? Ariko nanone bakunda kubita ba kaboyi, abantu badakoresha makeup cyangwa usanga bisiga gusa biri aho ngaho. Reba nk'umukobwa n'umukobwa ugaragara nta makeup afite, ariko bakimushyiraho makeup ahita undi mukobwa mushyashya. Uramureba ukavuga ati ese ni wa wundi wa mbere cyangwa n'indi manga ye bazanye? Gusa abasore bakunda bitandukanye, hari ukunda izi makeup, hari ukunda ibikabije, ndetse hari n'ukunda makeup zigiye zitandukanye, cyangwa ugasanga nta nimwe akunda umukobwa ugaragara uko ari gusa bitagize ikintu bitwaye. Wowe uri kunyumva, bwira makeup wikundira ni izihe? Ni ku maso, ni imisatsi, ni ku munwa, cyangwa wikundira zino ziba zikabije nk'izi ngizi? Biterwa n'amarangamutima y'umuntu, biterwa n'ibyo umuntu akunda, biterwa n'uko umuntu abyiyumvamo cyangwa n'aho umuntu agiye. Cyane cyane njya mbona babishyiraho iyo bagiye nko mu bukwe cyangwa iyo basohotse. Nakagaruka ni kuri Arsene UK.